Amahoro ya Kristo bana b'Imana, Alphonsine yankurisha ubaramutsa, ni ka kanya kacu ko gusoma ijambo ry'Imana, turacyasoma mu gitabo cy'Abalevi muri Bibiliya Ntagatifu, tugeze ku mutwe wa 24, uyu munsi turasoza igitabo cy'Abalevi. Dutangirire ku mutwe wa 24. Itara ryakirana mu ngoro. Uhoraho abwira Musa ati tegeka Abayisiraheli bakuzanira amavuta arongoroye y'imizeti agenewe ikinyarumuri, kuko amatara yacyo agomba guhora yakirana imbere y'umubambiko w'ubushyinguro bw'isezerano uri mu ihema ry'ibonaniro. Aroni niwe uzategura aya matara ku buryo ahora yakirana imbere y'Uhoraho. Kuva mu gisekuruza kugera mu kindi, iryo rizababera itegeko ridakuka. Ayo matara Aroni azayashyira ku kinyarumuri gikoze muri zahabu, maze ajye ahora yakirana imbere y'Uhoraho. Umugati w'ituro. Uzafate agafu, uzatekemo utugati 12, buri kose gakozwe n'ifu yuzuye utwibo 2. Uzaturambike ku meza ya zahabu, urunda 6 imbere y'Uhoraho. Kuri buri kirundo cy'utugati uzanyanyagizaho umubavu uboneye. Ibyo bizakubera urwibutso mu kigwi cy'umugati n'ibiribwa bikongokeye Uhoraho. Buri gihe uko isabato itashye, uzajya utereka utwo tugati imbere y'Uhoraho, uzirikana ko ugirira Abayisiraheli bose. Iryo ni isezerano rizahoraho iteka. Ibyo biribwa bizaba ibya Aroni n'abahungu be. Iyo migati rero bazayirira ahantu hasukuye, kuko kuri bo ari ikintu kitagatifu cyagabanijwe ku biribwa bigenewe Uhoraho. Ubu uzaba umugabane wabo ubuziraherezo. Igihano cy'uwatutse Uhoraho. Hari umugore w'Umwisiraheli wari ufite umuhungu yabyaranye n'Umunyamisiri. Bukeye uwo muhungu arihandagaza, maze atonganira mu ngando rwagati n'umugabo w'Umwisiraheli kavukire. Uwo muhungu yaratinyutse atuka Uhoraho, maze asuzuguza izina rye. Abayisiraheli babibonye batyo, bamushyikiriza Musa. Nyina yitwaga Shelomita, umukobwa wa Diviri wo mu nzu ya Dani. Abayisiraheli rero babaye bakingiranye uwo muhungu, mu gihe bari bategereje icyo Uhoraho abategeka kumukorera. Nuko Uhoraho abwira Musa ati uwo watukanye mumusohore mu ngando, maze abamwumvise bose bamuramburira ibiganza ku mutwe. Nyuma y'ibyo ikoraniro ryose rimwicisha amabuye. Ubundi kandi dore ibyo uzamenyesha Abayisiraheli: nihagira umuntu utuka Imana ye, icyo cyaha cye kizamuhama. Bityo rero umuntu uzasuzuguza izina ry'Uhoraho agomba kwicwa, yaba umunyamahanga cyangwa umwenegihugu kavukire. Ikoraniro ryose rizamwicisha amabuye. Agomba gupfa kuko aba asuzuguye izina ry'Uhoraho. Nihagira umuntu wica undi, nawe agomba kwicwa. Inyamaswa yo nihagira uyica, azajya yishyura inzima. Nihagira umuntu ukomeretsa mugenzi we, nawe bazamukomeretse. Imvune ihorerwa indi, n'ijisho rihorerwa irindi. Mbese ubumuga azaba yateye mugenzi we, nawe nibwo bazamutera. Uwishe inyamaswa arayiriha, naho uwishe umuntu nawe agomba gupfa. Mwebwe n'abanyamahanga muri kumwe muzakurikiza amategeko amwe. Ndi Uhoraho, kandi ni jye Mana yanyu. Ibyo rero Musa amaze kubibwira Abayisiraheli, uwari watutse izina ry'Uhoraho bamusohoye mu ngando, maze bamwicisha amabuye. Abayisiraheli bubahiriza batyo ibyo Uhoraho yari yategetse Musa. Umwaka w'isabato. Uhoraho abwirira Musa ku musozi wa Sinayi ati dore ibyo uzamenyesha Abayisiraheli: nimumara kwinjira mu gihugu nabahaye, imirima yanyu muzajya muyiraza mu mwaka w'isabato, kugira ngo mushimishe Uhoraho. Mu gihe cy'imyaka 6 uzaba ushobora kubiba imirima yawe, ukicira imizabibu yawe, kandi ugasoroma imbuto zayo.
ariko umwaka wa karindwi icyo gihe ni isabato. Icyo gihe imirima yose igomba kurara kuko ari isabato y'Uhoraho. Muri uwo mwaka uzirinde gusarura umurima wawe, kwicira imizabibu cyangwa gusarura ibizaba byimejeje inyuma y'umusaruro wa nyuma. Iyo mizabibu yawe uzaba utariciye niyera imbuto ntuzazisorome. Uwo mwaka ni uw'isabato, imirimo yose igomba guhagarara. Icyakora ibizaba byimejeje muri uwo mwaka w'isabato uzabirye, wowe n'abo utunze iwawe, ari abagaragu, abagererwa, abashyitsi, mbese abantu bose bazaba bataha mu nzu yawe. Amatungo yawe hamwe n'inyamaswa zo mu ishyamba nabyo bizatungwa n'ibizaba byarimejeje muri icyo gihugu cyawe. Umwaka wa Yubile. Uzahere ku mwaka wa mbere ubara, nugera ku wa karindwi wongere utangire, bityo maze ubigire inshuro ndwi. Nurangiza, icyo gihe cyose uzaba warabaze kizaba kingana n'imyaka 49. Ku munsi wa 10 w'ukwezi kwa karindwi uzaba uzi ihembe ryo kwizihiza Uhoraho. Ku munsi mukuru w'imbabazi niho ihembe rizavuga mu gihugu cyanyu cyose. Muzatangaze mu gihugu cyanyu ko uwo mwaka wa 50 ari mutagatifu, kandi ukaba wo guhimbaza ukubohorwa kw'abaturage bose. Mbese izaba ari yubile yanyu, buri muntu azasanga umuryango we asubire mu isambu ye. Uwo mwaka wa 50 uzaba ari uwa yubile yanyu. Muzirinde kuba imirima yanyu, kuyisaruramo ibyimejeje cyangwa gusoroma imbuto zo ku mizabibu izaba itariciwe. Kuko uwo mwaka uzaba uwa yubile yanyu, ukazababera umwaka mutagatifu. Muzatungwa n'ibizamera mu mirima. Muri uwo mwaka wa yubile, buri muntu muri mwe azasubira mu isambu ye. Nibura umucuruzi, mugenzi wawe akakuguraho ikintu cyangwa ukakimuguraho, uzirinde kumwungukaho. Mbese mwembi ntimuzahendane, muri abavandimwe. Nugura isambu na mugenzi wawe, igiciro cyayo kijye gikurikiza umubare w'imyaka ishize yubile ibaye. Nawe kandi azajya kwaka ikiguzi akurikije inshuro uzasarura uwo murima. Niba wuguhereye kuwuhinga imyaka myinshi, igiciro kizaba kinini, niba kandi imyaka ari mike, ikiguzi kizaba gito. Koko rero kugura umurima ni nko kugura umubare w'inshuro uzawusaruramo. Ntihazagire rero umuntu wungukira kuri mugenzi we. Bityo muzatinya Imana yanyu. Ndi Uhoraho Imana yanyu. Muzubahiriza amategeko yanjye, mufate imico nabatoje, ibyo bizatuma mugira amahoro mu gihugu cyanyu. Nimugenza mutyo, igihugu kizera imbuto, murye, muhage, kandi mugiture mu mudendezo. Ubwo yenda ahari muribaza muti, ko mu mwaka wa karindwi tutazabiba ngo dushobore kubona umusaruro, tuzatungwa n'iki? Jyewe mu mwaka wa 6 nzabasenderezaho umugisha wanjye, maze mushobore kweza ibyo muzarya imyaka 3 yose. Mu mwaka wa 8 muzashobora kubiba, ariko ubwo muzakomeza gutungwa n'ibyeze mbere kugeza mu mwaka wa 9. Mbere y'uko umusaruro w'umwaka wa 9 uboneka, muzakomeza gutungwa n'ibyeze mbere yaho. Uburenganzira bwo kugaruza icyaguzwe. Ubutaka bw'igihugu ni ubwanjye, mwebwe mukirimo nk'abasuhuke cyangwa abashyitsi. Ntihazagire rero ugurisha isambu ye ubutazayisubirana. Aho muzaba mutuye hose muri iki gihugu kizaba icyanyu, mugomba gutanga uburenganzira bwo kugaruza isambu yagurishijwe. Hari ubwo umuvandimwe wawe yaba arimo imyenda, bigatuma agurisha igice kimwe cy'isambu ye. Icyo gihe rero ufite uburenganzira bwo kugaruza iyo sambu, ni ukuvuga mwene wabo wa bugufi, azaza yigaruze. Hari ubwo nanone ushobora kubura umuntu ufite uburenganzira bwo kugaruza ibyawe, ariko wowe ukazabona ibyangombwa byo kubikora. Icyo gihe
uzabara imyaka ishize muguze, umusubize ibihwanye n'igihe cyari gisigaye, maze ukundi usubirane isambu yawe. Ariko wowe, niba udafite ibyangombwa byo kuwugaruza, uwo murima uzakomeza kuba uwawuguze kugeza mu mwaka wa Yubile. Icyo gihe nyine niho uwo murima uzarekurwa ugasubiranwa na nyirawo. Inzu yo guturamo iyo iri mu mujyi ukikijwe n'inkike z'amabuye, maze umuntu akayigurisha, uburenganzira bwo kuyigaruza bushirana n'uwo mwaka yaguzwemo. Iyo umwaka wose urangiye ntawe urayigaruza, iyo nzu itwarwa burundu n'uwayiguze, nawe akazayisigira abazamukomokaho. Ndetse n'iyo Yubile igeze, iyo nzu iri mu mujyi ikikijwe n'inkike z'amabuye ikomeza kuba iy'uwayiguze. Amazu yo mu nsisiro zidakikijwe n'inkike z'amabuye muzayafate nk'imirima isanzwe yo mu gihugu. Uburenganzira bwo kuyagaruza ntibugira igihe, kandi iyo umwaka wa Yubile ugeze ararekurwa akagarukira bene yo. Abalevi bazahorana uburenganzira bwo kugaruza imijyi yabo n'amazu bafitemo. Niyo yaba ari undi mulevi waguze inzu cyangwa umujyi by'abalevi, bigomba kurekurwa mu mwaka wa Yubile bikagarukira bene byo. Impamvu ni uko ayo mazu yo mu mijyi y'abalevi aba ari wo mugabane beguriwe hagati y'Abayisiraheli. N'imirima ikikije imijyi y'abalevi nayo ntishobora kugurishwa, ni umugabane wabo ubuziraherezo. Umuvandimwe wawe, umusuhuke cyangwa umushyitsi wawe, naba umukene akageza aho atishoboye, uzamushyigikire maze nawe ashobore kubaho muri mwe. Uzirinde kumuhenda ubwenge ngo umwungukeho, bityo uzatuma abaho iruhande rwawe kandi unatinye Imana yawe. Numuguriza feza cyangwa ukamuha ibiryo, ntuzamusabe ko akungukira. Ndi Uhoraho Imana yanyu, yabakuye mu gihugu cya Misiri kugira ngo mbagabire igihugu cya Kanahani, kandi mbabere Imana. Niba umuvandimwe wawe akurimo umwenda, yabura uko agira akishyira mu maboko yawe, uzirinde kumwicisha akazi nk'umucakara. Ahubwo uzamukoreshe neza nk'umugererwa cyangwa umushyitsi. Azaba umugaragu wawe kugeza mu mwaka wa Yubile. Icyo gihe niho we n'abana be bazava iwawe, bagasubira mu muryango wabo mu isambu ya ba sekuru. Koko rero abo nakuye mu gihugu cya Misiri ni abagaragu banjye. Ntibishoboka rero ko bagurishwa nk'abacakara. Muzirinde kubategekesha igitugu, bityo muzaba mutinya Imana yanyu. Nimushaka gutunga abagaragu n'abaja, muzabagure mu bihugu bibakikije. Mushobora kandi no gufata bamwe mu bana bo mu miryango y'abasuhuke baje kubaturamo, bakababyarira mu gihugu cyanyu. Abo ngabo nimubafata, bazaba ari umugabane wanyu, muzabasigira n'abana banyu babitwarire burundu. Abo ngabo mushobora kubakoresha ubuziraherezo, ariko muri mwebwe Abayisiraheli ntihazagire utegekesha umuvandimwe we igitugu. Hari ubwo umuntu wo mu muryango w'abasuhuke cyangwa umushyitsi uri iwawe yaba akize kuri feza, maze umuvandimwe wawe yabura icyo amwishyura imyenda murimo, akishyira mu maboko ye. Icyo gihe niyo yaba yaraguzwe byararangiye, uwo muvandimwe wawe aba afite uburenganzira bwo gucungurwa. Umwe mu bo bavukana, nyirarume, mubyara we cyangwa undi mwene wabo wa bugufi, mbese abo bose baba bashobora kumucungura. Nawe kandi ubwe abonye ibyangombwa ashobora kwicungura. Icyo gihe rero yumvikana na shebuja, maze bakabara imyaka iri hagati y'igihe yahwaniye ngo amugure na Yubile itaha, maze bakemeza igiciro gihwanye n'iyo myaka yari kuzamukorera. Icyo giciro kigomba kujyana n'igihembo umugererwa afata ku munsi. Mu icungurwa rero, imyaka isigaye ngo Yubile ibe, niba ari myinshi, azasubiza shebuja igiciro yamuguzeho, ariko agabanyeho ibihwanye n'igihe yamukoreye. Ariko niba hasigaye igihe gito,
bazabara maze amusubize igiciro gihwanye n'imyaka yari yibuzeho. Ariko kandi uko imyaka ishira ni nako uwo muntu waguzwe agomba kubona igihembo cyo kwa shebuja. Ntimuzihanganire ko bamutegekesha igitugu. Umuntu kandi uzaba yarabuze uburyo yacungurwa, umwaka wa yubile nugera, we n'abana be bazabarekura bigenge. Ndi Uhoraho Imana yanyu. Abayisiraheli ni abagaragu banjye. Ni jye wabakuye mu gihugu cya Misiri. Bagomba rero kuba ari jye gusa babera abagaragu. Ndi Uhoraho Imana yanyu. Muzirinde kwihangira ibigirwamana. Ntimuzasenga ibishushanyo cyangwa inkingi z'amabuye. Mu gihugu cyanyu ntimuzahazana amabuye abaje maze ngo muyunamire. Ndi Uhoraho Imana yanyu. Muzubahiriza isabato zanjye kandi mwubahe ingoro yanjye. Ndi Uhoraho. Uhoraho azaha umugisha abamwumvira. Muzite ku mabwiriza yanjye kandi mukurikize amategeko yanjye. Nimugenza mutyo, imvura izajya igwira igihe, ubutaka bwanyu burumbuke, kandi n'ibiti byo mu mirima yanyu byera imbuto. Mu gihugu cyanyu muzajya musarura mutararangiza no guhura ibyeze mu mwaka ushize. Nanone kandi ibiba rizajya risanga mugisarura. Muzajya murya amafunguro yanyu muhage, kandi muture mu gihugu cyanyu umudendezo. Igihugu cyanyu nzagisenderezamo amahoro, nkirukanemo inyamaswa zigira nabi, bityo mujye musinzira nta nkomyi. Inkota ntizongera kwica mu gihugu cyanyu, ahubwo ababisha banyu muzajya mubirukana, mubatsembeshe inkota zanyu. 5 muri mwe bazajya bamenesha ababisha 100, naho 100 bo bamenesha 10,000, maze muzabamarisha inkota zanyu. Nzabagarukira, mbatere gusagamba maze murumbuke. Nzakomeza isezerano twagiranye. Muzajya mutungwa n'imyaka yaguguye, ndetse mugire n'ubwo muyisohora mu nzu, kugira ngo mushobore kubika imishyashya. Sinzigera mbarakarira, nzahora ngendana namwe, ndetse nzashyira n'ingoro yanjye hagati yanyu. Nzababera Imana, namwe mumbere umuryango. Ndi Uhoraho Imana yanyu yabakuye mu gihugu cy'Abanyamisiri, kugira ngo mureke kubabera abacakara. Ni jyewe wabakuye ku ngoyi yari yarabahese umugongo, mbaha kugendana ishema. Uhoraho azavuma abamusuzugura. Hari ubwo mwakwanga kunyumvira ntimukurikize amabwiriza n'amategeko yanjye, mukanga gufata imico n'abatoje, bityo mukaba mwishe isezerano twagiranye. Dore rero uko nzabagenzereza nimukora mutyo. Kugira ngo mbakange, nzabahuramo indwara y'ubuhahamuke cyangwa iyo gushishira, maze zibahondobereza amaso n'ubuzima bwanyu bukendere. Muzajya muhingira ubusa, kandi mubibire abanzi banyu birire. Nzabakuraho amaso n'umutima, maze abanzi banyu bazabiganzure. Abanzi banyu bazabakandamiza, maze mujye muhunga ntawe ubirukanye. Nimbaho ibyo bihano ntimunyumvire, noneho nzabikuba inshuro 7 kugira ngo mwihane. Izo mbaraga zanyu mwiratana nzazihindura ubusa. Ijuru ryanyu nzarikamya ribe nk'icyuma, naho ubutaka bwo mbuhindure nk'umuringa. Muzigorera ubusa muhinga, imirima yanyu nta kizongera kwera, kandi ibiti byo mu gihugu cyanyu ntibizongera gutanga imbuto. Nimukomeza kugoma mukanga kunyumvira, ibyo bihano nzabikuba inshuro 7 kugira ngo mwihane. Nzabahuramo inyamaswa zo mu ishyamba zibahekura abana, ziyogoza amatungo yanyu, namwe ubwanyu zibatsembe ku buryo nta n'umwe uzatinyuka kunyura mu nzira zanyu. Ibyo bihano nabyo nimwanga kubyumva mukansuzugura, nanjye nzakomeza mbarwanye, ndetse nzabikuba inshuro 7 kugira ngo mbahane. Nzabahuramo inkota yo guhorera isezerano mwishe, maze muhungire mu migi yanyu.
ubwo naho nzabaterereza icyorezo, maze umubisha wanyu abonereho kubatsemba. Nzabanyaga imigati mwaryaga, ku buryo abagore 10 bazajya batekera imigati yanyu mu ziko rimwe. Iyo migati bazabazanira nayo bazayipima ku munzani, ntimuzajya muyirya ngo muhage. Ibyo byose nimubirengaho, mugakomeza kugoma no kutanyumvira, nanjye nzabarwanya, ndetse mbarakarire, maze ibyo bihano mbikube inshuro 7 nanone. Muzarya abahungu banyu n'abakobwa banyu. Ahirengeye muturire ibitambo byanyu hamwe na za nkingi zanyu z'amabuye zeguriwe izuba, byose nzabisenya mbimareho. Muzatuma mbazinukwa, maze intumbi zanyu nzigereke hejuru y'ibimene by'ibigirwamana byanyu. Imigi yanyu nzayizimya, amasengero yanyu nzayangize, naye kuzongera guhumurirwa n'imibavu yanyu ukundi. Igihugu cyanyu nzakirimbura, maze n'abanzi banyu nibaza kugitura batangare. Mwebwe ubwo muzaba mwarakwiriye imishwaro mu mahanga yose, kandi naho nzahabakurikiza inkota. Igihugu cyanyu kizazima, imigi yanyu isigara ari amatongo. Muri icyo gihe cy'amakuba, mwe muzaba mwarajyanywe bunyago mu banzi banyu, naho igihugu cyanyu kizaba cyaratereranywe, kizaruhuka kugira ngo cyubahirize isabato zose zitubahirijwe mbere. Koko muri icyo gihe cy'amakuba, igihugu kizaruhuka, kibaho kidahingwa, kibonereho kubahiriza isabato zishyura izo kizaba kitararuhutseho igihe mwari mugituye. Abo muri mwebwe bazaba bararokotse bari mu bihugu by'ababisha, nzabakurikirana kugeza ubwo biheba. Akababi nikamanuka ku giti, kazajya kabakura umutima, biruke nk'abahunga inkota, maze bajye bikubita hasi, kandi ntawe ubirukanye. Bazajya bagwirirana nk'uko bagwa bahunga inkota, kandi ntawe ubirukanye. Ntimuzashobora kurwanya abanzi banyu, ahubwo muzayogorezwa mu mahanga, maze igihugu cy'abanzi banyu kizabamire. Abazarokoka muri mwe bazasereberera mu bihugu by'abanzi bazize ibyaha byabo, bikubitiyeho no kwiyongera ku bya ba sekuruza. Imana izubaka isezerano ryayo. Nyamara abo ngabo bazihamya icyaha cyabo n'icya ba sekuru, maze bemere ko bakoze ishyano bakandwanya. Bazumva ko nanjye byandakaje, maze nkabacira mu gihugu cy'abanzi. Cyangwa se nanone, umunsi umwe umutima wabo utagenywe uzicisha bugufi, maze bemere igihano bahawe. Jyewe nzahora nibuka isezerano nagiranye na Yakobo, nzibuka kandi n'iryo nagiranye na Izaki, n'irindi nagiranye na Aburahamu, maze nzahore nibuka igihugu cyanyu. Bityo muri iyo minsi y'amakuba, igihugu kizaba cyaratereranywe, cyararaye ntawe ugihinga, maze kizaboneraho kubahiriza isabato zacyo kitubahirijwe mbere. Muri icyo gihe kandi, abo bantu bazajya mu gihano, kuko banze gufata imico n'abatoje, bakanasuzugura amategeko yanjye. Nubwo ndetse bazaba baraciriwe mu gihugu cy'abanzi babo, jyeweho ntabwo nzabanga kugeza aho nzasesa isezerano twagiranye. Ndi Uhoraho Imana yabo. Nzabagirira ibambe nibuka isezerano nagiranye n'abasekuruza babo, navanye mu gihugu cya Misiri, amahanga yakangaranye, ari ukugira ngo jyewe Uhoraho mbabere Imana. Izo nizo nyigisho, amategeko n'amabwiriza Uhoraho yagejeje ku Bayisiraheli yifashishije Musa ku musozi wa Sinayi. Umugereka: igiciro abahize umuhigo bagomba gutanga. Uhoraho abwira Musa ati, dore ibyo uzamenyesha Abayisiraheli. Hari ubwo umuntu ashobora kugirana umuhigo n'Uhoraho, akamwemerera kuzamwegurira ikiremwa muntu, hanyuma agashaka kugisimbuza feza. Icyo gihe dore ibiciro azakurikiza.
umugabo uri hagati y'imyaka 20 na 60 bazamutangaho sikeli za feza 50 zipimye kuri sikeli y'ingoro. Umugore uri hagati y'iyo myaka we bazamutangaho sikeli 30. Uri hagati y'imyaka 50 na 20 niba ari umuhungu bazamutangaho sikeli 20, n'ab'umukobwa bamutangeho 10. Umwana uri hagati y'ukwezi kumwe n'imyaka 5 niba ari umuhungu bazamutangaho sikeli 5 za feza, n'ab'umukobwa bamutangeho 3. Umuntu ufite imyaka 60 cyangwa irenga niba ari umugabo bazamutangaho sikeli 15, n'ab'umugore bamutangeho 10. Hari ubwo uwo muntu wahize umuhigo yaba ari umukene ntashobore kubona igiciro cyateganijwe. Icyo gihe uwo muntu azanira umuherezabitambo cya kiremwa muntu yari yaremereye Uhoraho kumwegurira, maze umuherezabitambo akagena ikiguzi cyo kugisimbuza akurikije ubushobozi bw'uwahize umuhigo. Hari ubwo itungo naryo ryateganirizwa guhigura umuhigo. Niba ari rimwe muri ayandi ashobora guturwa Uhoraho, iryo tungo riba ari ikintu gitagatifu. Ntawe ushobora kurisimbuza ikindi kintu cyangwa ngo arigurane irindi. Iryiza ntirishobora gusimbura iribi, kimwe n'uko iribi ridasimbura iryiza. Iyo hari ubirenzeho akarigurana irindi, ayo matungo yombi aba ari ibintu bitagatifu. Naho ryaba ari itungo ryanduye ryo muri ayandi adashobora guturwa Uhoraho, barizanira umuherezabitambo akaba ari we ugena igiciro cyaryo akurikije ko ari ryiza cyangwa ribi. Icyo gihe kandi icyo umuherezabitambo yemeye ntigisubirwaho. Iyo nyiri itungo ashaka kurigombora, yongera 1/5 ku giciro cyemejwe. Inzu yawe yaba mbi cyangwa nziza, iyo wiyemeje kuyihuguza umuhigo, umuherezabitambo agena igiciro cyayo. Icyo gihe kandi icyo yemeje ntigisubirwaho. Ariko nanone iyo nyirayo ashatse kuyigombora, yongera 1/5 ku giciro cyemejwe, maze ikamugarukira. Umuntu nashaka kwegurira Uhoraho umurima wo mu isambu ye, igiciro cyawo kizapimirwa ku mbuto bashobora kubibamo. Urugero, aho umuntu ashobora kubiba ikigega cy'ingano za bushoki, hazagurwa amasikeli 50 ya feza. Igiciro nk'icyo kizajya gishyirwaho ari uko uwo murima weguriwe Uhoraho guhera mu mwaka wa Yubile. Iyo uwo murima weguriwe Uhoraho nyuma ya Yubile, umuherezabitambo yemeza igiciro cyawo akurikije imyaka isigaye kugira ngo indi Yubile ibe. Ubwo rero ni ukuvuga ko igiciro cyagenwe kigomba kugabanuka. Nanone kandi iyo nyiri uwo murima ashaka kuwugomboza, yongera 1/5 ku giciro cyemejwe n'umuherezabitambo, maze ukamugarukira. Ariko rero iyo awugurishije n'undi muntu atarawugombora, ntaba akiwugaruje ukundi. Ahubwo iyo Yubile igeze, aho kugira ngo umugarukire, uhinduka ikintu gitagatifu kimwe n'indi mirima yose yeguriwe Uhoraho burundu. Icyo gihe rero uwo murima uba umugabane w'umuherezabitambo. Hari ushobora kwegurira Uhoraho umurima yiguriye atari uwo mu isambu y'abasekuruza be. Icyo gihe umuherezabitambo abara igihe gisigare ngo Yubile igere, maze yagena igiciro kigatangwa uwo munsi, kuko ari ikintu gitagatifu cy'Uhoraho. Iyo umwaka wa Yubile ugeze, uwo murima usubizwa uwo bawuguzeho, ari nawe ufiteho umurage w'abasekuruza. Igiciro cyose kizajya kigurwa amasikeli y'ingoro. Sikeli imwe kandi ingana na gera 20. Birumvikana ko nta muntu ushobora kwegurira Uhoraho icyavutse uburiza mu matungo ye, kuko bisanzwe bizi ko ari icy'Uhoraho. Cyaba ari icyo mu matungo maremare cyangwa magufi, ni umugabane w'Uhoraho. Iyo ari itungo ryahumanye ugashaka kurigombora, wongera 1/5 ku giciro cyagenwe n'umuherezabitambo. Naho iryo tungo iyo utarigomboye,
rigurishwa ku giciro cyagenwe. Byongeye, ikintu utunze iwawe, yaba umuntu, itungo cyangwa umurima, iyo ucyeguriye Uhoraho burundu, ntuba ugishoboye kukigurisha cyangwa kukigombora. Bene icyo kiba ari ikintu gitagatifu cy'Uhoraho. Umuntu nawe iyo yeguriwe Uhoraho burundu, ntashobora kugombozwa, ahubwo aricwa. Ituro rya 1/10 mugabanya ku myaka y'imirima yanyu no ku mbuto z'ibiti, riba ari umugabane w'Uhoraho. Ni ikintu gitagatifu kigenewe Uhoraho. Iyo ushaka kugira icyo ugombora kiri muri iryo turo, wongera 1/5 ku giciro cyagenwe. Naho ku byerekeye amatungo yawe maremare cyangwa magufi, uzegurira Uhoraho 1/10, urishyireho ikimenyetso. Yaba meza, yaba mabi, ayo matungo ntashobora kuguranwa ngo rimwe risimbure irindi. Iyo babirenzeho bakayagurana, yombi aba ari ibintu bitagatifu. Ayo matungo ntawe ushobora kuyagomboza. Ayo niyo mategeko Uhoraho yahereye Musa ku musozi wa Sinayi kugira ngo ayamenyeshe Abayisiraheli. Nimwakire ijambo ry'Imana. Uragasingizwa Mwami w'ishema, habwa ikuzo n'amahanga yose, habwa icyubahiro iteka. Alleluia, 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 alleluia.